Navi aba yicaye bari kumutunganya, abafite ibirori agomba kujyamo baba bari kumusokoza bamumakiya, mbese bamutunganya kugira ngo nyine aze kujya muri ibi birori akeye cyane. Gusa nyine aba yatumije amafunguro, dore ko nyine aba yumva ashonje cyane ndetse aba yumva atabasha kwihangana. Yatanze rero komande online. Mu kanya gato rero Hamika, umukobwa ushinzwe nyine kugenda atanga amafunguro, yari yinjiye hano agikubita amaso Navi. Yaratunguwe maze ahita amubwira ati, ni wowe se koko wa musitari nirirwa mbona mu binyamakuru? Naho rero Navi ati, nk'uko bireba nyine ni njyewe. Hamika ati, ariko uri mwiza cyane kurenza rwose ukuntu uba ugaragara, gusa sinatekerezaga ko hari umunsi umwe nshobora kukubona. Ndumva nishimye ntabwo ushobora kubyumva. Navi rero utarashakaga umuntu umubwira amagambo menshi, yahise amubwira ati, hanyuma se ubundi nyine waruzanywe n'iki? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati, si mwebwe se ahari mwatumije amafunguro? Niyo rwose narinzanye. Nubwo kandi yavugaga agifite aya mafunguro mu ntoki. Navi yahise amubwira ati, okay, ati gusa nyine mutanga serivisi nabi kuko wakererewe cyane, iminota 30 yose irashize. Naho Hamika ati, ariko bosi, nuko mutigeze mureba rwose kuri menu mwakoresheje mutanga komande, byanditseho yuko komande yacu igera ku mukiriya nyuma y'iminota 30. Bishatse kuvuga ko rero ntakererewe habe na gato, ahubwo nyine nziye igihe. Hamika rero yahise amubaza ati, none se mbitereke he bosi? Navi nawe ati, bintereke ku mutwe. Naho rero uyu mukobwa utarumvaga ko rwose ibintu Navi nyine avuze atari ibya nyabyo, yahise aterura ya mafunguro agiye kuyamutereka ku mutwe koko, maze Navi ahita amureba atari ku wundi wa mukobwa we, uratekereza neza, wagira ngo rwose ntabwo ubwenge bwawe bwuzuye. Naho rero Hamika ati, si wowe se wambwiye ngo ninyagutereke ku mutwe? Navi yahise amubwira ati, yatereka ngaho rwose wigendere. Naho rero Hamika ati, ariko se bosi, ko numva wagira ngo mufite stress, ndumva rwose mutameze neza, kandi nyamara iyo stress nayivura. Ndabizi neza ko nshobora kubaha ikintu cyo kunywa maze iyo stress yose igahita ishira. Yahise rero abaza Navi ati, none se ngende mbazane icyo cyo kunywa? Navi ati, hoya rwose igendere, nta mwanya mfite. Urakoze cyane, ngaho rwose isohokere. Hamika rero yasohotse agenda aseka, ari nako akomeza gukebuka yitegereza nyine uyu musore. Naho rero Navi we bamaze kumutunganya, maze nyine ahita afata ya mafunguro. Yatangiye rero gufungura, maze rwose yumva biraryoshye cyane. Yahise avuga ati, nibura nyine aya mafunguro rwose araryoshye, nubwo uyagenda nawe rwose mbona adashobotse. Uriya mukobwa avuga amagambo menshi ku buryo wagira ngo rwose baba bamucometse. Ku mugoroba rero Navi yicaye mu rugo, mama we yamuzaniye amafunguro ati, muhungu wanjye rwose mba naguteguriye by'umwihariko. Naho Navi ati, ariko mama ntukirushye. Mama we ati, nta kuntu ntagomba kwirushya, kubera ko rwose mwana wanjye buriya hari ababyeyi benshi cyane bifuza kugira umuhungu nkawe. Njyewe rero nagiriwe amahirwe ndakugira, niyo mpamvu nyine ngomba kukwitaho mu buryo bushoboka bwose. Gusa nyine mwana wanjye, hari ikintu kimwe nshaka kugusaba. Ndashaka kugusaba yuko mu byemezo byose uzajya ufata ugomba kuzajya witonda, ndetse rwose no mu bintu byose ukora ugomba kuzajya wigengesera, kuko buriya ibintu byose wakora byatugarukira nka famiye yawe. Kuba rero uri umuntu uzwi, buriya rwose uri mu isura y'abantu benshi, niyo mpamvu nyine ugomba rwose kugerageza kujya witwara neza. Buriya hari abantu benshi ubereye indorerwamo bireberamo. Buriya rero rwose ni byiza ko nyine ugomba kuba n'intangarugero. Naho rero Navi ati, none se mama, naba narigeze na rimwe rwose ngutenguha? Mama we ati, hoya, ahubwo nyine kuko utigeze untenguha, niyo mpamvu nshaka yuko uguma ari wowe, utazigera uhinduka. Ku rundi ruhande rero Navi yakomeje kujya atanga komande y'ibyo kurya, maze rwose akaba ari Hamika ubizana. Gusa yagiye rwose yishimira uyu mukobwa kubera ukuntu nyine yamuganirizaga, ndetse rwose akamutera udustori, n'ukuntu yari yimereye byonyine. Ibyo byonyine byari bishimishije. Umunsi umwe rero yamusabye ko yamuzanira amafunguro yari yicariye mu modoka. Hamika yarayazanye, maze ahita abwira nyine Navi ati, none se
ndategereza mumare gufungura cyangwa mbisige nta kibazo nigendere. Navi rero yaramubwiye ati hoya rwose ntabwo nifuza ko wihuta kubera ko nyine hari ibintu nifuza kukubwira. Hamika yaratunguwe maze ahita abwira Navi ati jyewe se urifuza kugira ibyo umbwira, haba se hari serivisi mbi twaguhaye akaba nyine ari byo ugiye kumbwira? Navi ati hoya rwose ntaho bihuriye n'iby'akazi kawe ndetse n'amafunguro. Hamika rero yaramubwiye ati nta kibazo wambwira kubera ko ku kazi baba bankeneye, baba bakeneye nyine ko nakwihuta ngasubirayo. Navi yahise amubwira ati buriya rero hashize iminsi nyine unzanira amafunguro narakwitegerezaga ndetse rwose ngenda numva ndi kugenda nkwiyumvamo. Hamika yaratunguwe ahita amwitegereza cyane ati uri kugenda nyiyumvamo se mu buhe buryo? Naho rero Navi ati rero buriya rwose ntiriwe nca ku ruhande, ntiriwe kandi mvuga andi magambo menshi aterekeranye n'ibyo nifuza kukubwira, ndashaka kukubwira ko rwose nagukunze, naragukunze iyi minsi yose ishize nkubona mba numva narakwishimiye. Hamika ati ni jyewe uri kubwira cyangwa hari undi muntu uri inyuma yanjye? Naho Navi ati ni wowe rwose ndi kubwira. Hamika rero yahise amubwira ati uzi ati ndababaye ni ukuri, najyaga ntekereza ko ahari wowe nyine ushobora kuba ufite agaseriye gakeya, cyane cyane ko nyine abasore nk'amwe b'abasitari abakobwa bose baba bareba, ubundi nyine ndabizi bose baba bakunda abakobwa benshi cyane, nako nta nubwo baba babakunda ahubwo baba bagamije kubishyirira mu buriri bwabo. Ubwo rero ntabwo rwose najyaga ntekereza ko nawe ari uko nguko, ariko ubwo mpise menya ko nawe ari uko. Naho rero Navi atari ko ntabwo rwose ari ibyo, naragukunze urukundo rwa nyarwo, ndifuza ko waba sheri wanjye ndetse rwose bikaba ibintu nyine bifite ireme, ntabwo nshaka njyewe ibintu biri aho gusa. Hamika yahise amubwira ati ndabizi ntabwo rwose njye nawe dukwiranye, urabibona nyine nseriva muri resto, wowe uri umusore w'umukire ndetse rwose uri n'umusore uzwi, abakobwa bose barakureba ndabizi, sinibaza ahubwo impamvu nyine uri kumbwira ibi byose, none se mu by'ukuri nyine urifuza kwiryamanira nanjye? Ndagira ngo rwose nkubwire ko bitashoboka, njyewe ntabwo ndi uwo mukobwa rega, ndabizi nyine abasitari muba mushaka abakobwa bo gukinisha, ariko njye si uko. Ushobora kuba wibeshye rwose, nubwo njye nawe tutaberanye tukaba tudakwiranye, ariko nyine nta nubwo ndi uwo mukobwa uri gutekereza. Navi atari ko se kuba ndi umusitari nkaba nzwi nibyo biri gutuma wumva ko ntashobora kuba serious ngo nkundane n'umukobwa bya nyabyo? Nanjye ndi umuntu nkawe, ndakunda, mfite umutima, ntabwo rwose ibintu uri gutekereza ari byo, njyewe naragukunze bya nyabyo. Naho rero Hamika yaramwitegereje atumva bose, nimwakire rwose amafunguro yanyu, reka nigendere wikomeza guta igihe cyawe kubera ko ndabizi ko ibintu uvuga bidashoboka. Yasohotse mu modoka rero ahita yigendera. Naho rero Navi yasigaye amwitegereza maze nyine aramwenyura. Ntabwo rero Navi yahagarariye hano kuko rwose n'indi minsi yakurikiye yakomeje kugenda abwira Hamika ko amukunda kandi rwose ari kubivuga bikuye ku mutima. Hamika rero yatangiye kubitekerezaho kuko yabonye nyine uyu musore bisa naho rwose atangiye kuba serious cyane. Umunsi umwe rero yari yicaye mu rugo ubona rwose ibitekerezo byamurenze. Umushuti we yaje kumureba akinjira yahise amubaza ati uyu munsi se kandi byagenze bite? Bosi wawe yongeye kubwira amagambo mabi cyangwa hari umukiriya wakubwiye nabi? Naho rero Hamika ati we rwose ntawe, nta muntu n'umwe ugeze ambwira nabi, ahubwo nyine nifitiye ibitekerezo byinshi, tekereza yuko Navi yansabye ko namubera umusheri. Naho uyu mushuti ati Navi wuhe se kandi? Hamika ati Navi uzi, Navi wiri gusoma mu binyamakuru. Uyu mushuti ati ariko nawe rwose uzi kwikina, uri kuvuga se Navi uriya musitari? Uriya rwose ntabwo ashobora, ntabwo ibyo bintu yabikubwira. Naho Hamika ati ibintu ndi kukubwira ni ibya nyabyo, byatangiye mushyira amafunguro bisanzwe cyane rwose, biza kugeraho rero ansaba ko namubera umukunzi. Gusa nyine nanjye ndi kubyibazaho, ndi kubitekerezaho. Uyu mushuti ati none se wamuhaye ikihe gisubizo? Hamika ati nta na kimwe kubera yuko natangiye mfite ubwoba, ubu rero ndi kwibaza icyo kumusubiza. Uyu mushuti wese amubwira ati ndakubwiza ukuri, niba koko Navi yaragusabye ko rwose mwakundana, ndumva ngewe udakwiriye kwirirwa ubitekerezaho kabiri. Nawe utekereza bari abasore birirwa bagutereta batagira ikintu na kimwe bakumarira. Aha rero noneho
turi kuvuga kuri Navi, umusore w'umukire w'umusitari. Niyo mwakundana iminsi 3 gusa mukarekera, waba umenyekanye kandi byazakugirira umumaro ubuzima bwose. Oya rwose nawe ntukwiriye gutinda, ahubwo ugomba kumuhamagara ukamubwira yego, nta bintu byo gutinda mu nzira. Umunsi rero wakurikiye, Hamika amaze kwitegura agiye ku kazi, yagiye kumva yumva umuntu arakomanze, ariko mu by'ukuri nta mushyitsi yari yiteguye. Yarafunguye maze ahita atungurwa, dore ko nyine yasanze Navi ari we wakomangaga. Yahise amubaza ati hano uhamenye ute? Navi ati hanyuma se wanze kuba umusheri wanjye ukeka ko ntazamenya aho uba? Ndahazi cyane rwose. Navi yakomeje amubwira ati gusa nyine ndagukumbuye cyane, numvaga rwose ntari bwihanganire kuza kukureba. Hamika ati ndabazi rwose abasore, ubwo wabona nyine watekereje ko uri bunsange mu rugo rwanjye, maze tukaba ari naho rwose tuza gukorera n'ibindi. Naho rero Navi ati ni ukuri ibyo bintu rwose sinabirota, sinanabitekereza. Utekereze ko atari nabyo ngutekerezaho, njye ndifuza ko wambera umukunzi gusa, ibyo bindi rwose ntabyo nkeneye. Hamika ati ndabazi nyine, ndabizi ko nta kindi cyaba kikugenza, nyamara uyu munsi Navi yaramuzaniye n'impano. Yahise amubwira ati iyi mpano niyo nari nkuzaniye. Ati hanyuma rero umva uko tugiye kubigenza, ngiye kugusigira nimero zanjye, hanyuma uzampamagare. Gusa nutampamagara buri munsi nzajya nza hano kugeza igihe uzibwiririza ukampamagara, kubera ko ntakubeshye kuko ikura mu byo sinabishobora. Si uko ntabigerageje, narabigerageje cyane rwose, ariko biranga birananira. Hanyuma rero ndagukunda, nawe ubimenye ko ngukunda, kandi rwose ntabwo niteguye kukureka. Icyaba cyose ni uko byagenda kose, kandi ndabizi ko ugomba kuzaba uwanjye uko byagenda kose. Yahise yisohokera rero, maze za nimero nyine azisigira Hamika. Umunsi wakurikiye rero, noneho Hamika aba yibereye ku kazi, ajya kubona akabona Navi arinjiye. Yaraje ahita yicara ku ntebe yari iri imbere nyine y'aka kontwari, Hamika yari ahagaze inyuma. Hamika yahise amubaza ati noneho se kuje hano kandi udakunda abantu bagufata amafoto, ko ubundi wajyaga umbwira nkabikuzanira mu modoka? Naho Navi ati nyine nibamfata amafoto biraba ari ukubera wowe, araba ari amakosa yawe. Hamika yahise amubaza ati none se murifuza iki? Murifuza gufata iki? Navi ati ndifuza wowe. Hamika yaramwitegereje ati nk'uko bireba rero, njyewe ntabwo ndi kuri meni ya hano, ubwo rwose waba wibeshye cyangwa wayobye. Navi yarasetse maze ahita amubwira ati hoya, zari burage, ariko nyine ndifuza gufata amafunguro. Yabwiye rero Hamika ati kandi nyine ndifuza ko ari wowe uza kunseriva. Hamika ati oya ntabwo byashoboka, abandi baraza kubikora. Navi ati niba atari wowe rero ntabwo rwose nzongera kuba umukiriya wanyu, kandi urabizi ko nari umukiriya w'imena. Hamika yahise amubwira ati nta kibazo, mwagenda mukicara maze nyine nkabazanira amafunguro. Mu mutima rero yasigaye ari kwibaza ati ariko noneho ko nigenje, uyu musore nzamukizwa n'iki ko ndeba ahantu hose ahamurikira? Mu kanya rero Hamika yazanye amafunguro maze araza atereka ku meza, ndetse rwose ahatereka na ji ndetse n'ikirahure. Yahise rero ashaka guhita yigendera, maze Navi ahita amubaza ati ni gutya gusa se, nta nubwo rwose uri buhekeya umugabo wawe? Naho rero Hamika yaramwenyuye maze ahita amusukira ji mu kirahure. Kano kanya Navi yari ari kwitegereza Hamika, ndetse rwose atari guhumbya. Hamika yamaze kubikora atya maze ahita amubwira ati noneho se ntibimeze neza? Navi ati bimeze neza rwose nta kibazo. Hamika yaragiye, maze Navi n'ubundi asigara aseka. Byaramusetsaga ukuntu yabonaga rwose uyu mukobwa yabaga yamufunganye umutwe. Uyu munsi rero Navi yaratashye, maze ari mu rugo ari gufata amafunguro, umutima nta handi wari uri kuko
ubwo yari ari kwitekerereza kuri Hamika yari ari kwibaza ati ariko nta nubwo nkwiye kwirenganya kuba rwose uriya mukobwa ahora imbere y'amaso yanjye ndetse ahora mu mutwe wanjye, nta kindi kintu na kimwe ndi kubasha gutekereza. Ntabwo rwose nabyirenganyiriza kubera ko uriya mukobwa ni mwiza mu bigaragara, ikindi kandi aritonda aratuje cyane. Ni umukobwa nyine ubona rwose yuko ari umunyabwenge, noneho ukuntu avuga atuje wumva ibintu byose ari kubishyiramo ubwenge, nta kintu na kimwe cyatuma ntamukunda. Ndamukunda cyane kandi nizere ko nyine nawe azagera bakaza mu murongo neza. Ibyo byose rero yari ari kubyivugana ari wenyine. Hashira iminsi rero Navi adacika intege, maze Hamika akagera aho rwose nawe akabona ko nta yandi maherezo uretse nyine yo kwemerera uyu musore ko amukunda, dore ko nyine nawe rwose yaramukundaga ariko nanone yumvaga atamufitiye icyizere kubera ko yari umusitari. Nyamara rero yatekereje ko rwose agomba kugerageza maze akareba iby'uyu musore, gusa yari amaze kubona ko ashobora kuba atandukanye n'abandi, nubwo yavugaga ati ubu nuko ntaramwemerera ko tuba inshuti, ahari nitumara gukundana azahinduka. Yafashe telefone rero aramuhamagara maze amusaba ko bahura. Barahuye maze Hamika amubwira yuko nawe rwose amukunda ndetse amaze igihe abitekerezaho, ariko nanone aramubwira ati rwose mfite ubwoba bwo guhemukirwa, uzambabarire ibyo ntinya ntibizangereho. Naho rero Navi yaramuhobereye kumurekura biranga, aramubwira ati ariko urabizi yuko uri mwiza kandi imbere n'inyuma. Hamika ati ntabwo nari mbizi. Navi yaramubwiye ati uri mwiza birenze ibikenewe, gusa nyine ntuhangayike rwose, umusore ubabaza abakobwa uwo ntabwo ari njyewe nubaha abantu b'igitsina gore ku buryo rwose ntashobora gukina n'amarangamutima yawe. Niba narakubwiye ko ngukunda ni uko ngukunda kandi bya nyabyo. Umunsi umwe rero Hamika amaze iminsi akundana rwose na Navi, yabwiye umushuti we atumva nkubwire, burya rwose nari mfite ubwoba bw'ubusa, uriya musore namukekeraga ubusa kubera ko tumaze kujya mu rukundo neza yanyeretse ibitandukanye n'ibyo natekerezaga. Ubu sinkimushidikanyaho, narabibonye ko ari umwana mwiza cyane ndetse rwose arankunda nkumva ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Uyu mushuti we rero yarishimye cyane ati noneho uyu munsi mbwiye ijambo ryiza kuko nibura amenye ko inshuti yanjye magara iri mu rukundo. Naho rero Hamika ati nta kuntu rwose ntamukunda kubera yuko anyitaho kandi nyine n'umwana mwiza, atandukanye n'abandi bantu bose nigeze kumenya, noneho nta naho ahuriye na ba basore bose bigeze kuntereta. Mbese ubu ngubu nibereye mu munyenga w'urukundo neza neza. Umushuti we rero yaramubwiye ati ndakwifuriza ko rwose uyu munyenga w'urukundo waba ubuzima bwose, ndifuza ko rwose uru rukundo utazaruvamo ukundi, ndifuza ko uryoherwa n'ubuzima, dore nawe uri umukobwa mwiza uritonda, hanyuma rero ukwiriye ibyiza ndetse unakwiriye umukunzi wa nyawe. Nyuma y'iminsi rero Navi ndetse na Hamika bari bavuye kurebana agafilime bicaye mu modoka. Hamika abwira Navi atumva nishimye ntabwo ushobora kubyumva, uyu munsi naryohewe, gusa nyine ni hantu twabanje kujya hari abana benshi bari bari gukina, hari ahantu naho nahakunze cyane, nabonaga nyine bari abana bashimishije, nkunda abana cyane mu buryo butangaje. Naho rero Navi yahise amubwira ati ukunda abana cyane, ati wumva se wazabyara nk'abana bangahe? Naho rero Hamika yahise amubwira ati numva nabyara nka 7. Navi yaratunguwe. Naho Hamika yahita amubwira ati rega urumva njyewe ndi umwana umwe wacu, mba numva rero nifuza abana benshi kugira ngo ahantu hose nzajya mba ndi bajye baba bari kumwe nanjye. Irungu ryaranyishe nyine umwana ku buryo numva nyine nimara gukura mfite uburenganzira bwo kuba nabyara abanjye, noneho irungu ritazongera kunyica. Navi rero yarasetse ati ndabakwifurije rwose nanjye abo bana nyine nk'abo ngabo ushaka. Yahise rero amuca mu ijambo maze atamubwira ati ahubwo ikindi kintu nifuzaga ko uzahura na mama wanjye. Hamika aramubwira ati ubuse ntabwo byaba ari kare cyane, urabizi se neza ko mama wawe yaba yifuza guhura nanjye? Naho rero Navi ati cyane rwose mama wanjye arabishaka ko muhura. Hamika ati
yego rwose nanjye ndifuza ko twazahura kubera ko ndifuza kumenya umubyeyi wabyaye umusore mwiza nkawe, ndifuza kumubona, ndahamya ntashidikanya ko nawe nyine ari umubyeyi mwiza nkawe kubera ukuntu nawe uri umuntu mwiza cyane ugira umutima mwiza. Navi rero yaragiye ateguza mama we ko azamuzanira umukazana maze akaza kumusuhuza. Mama we yarishimye ndetse rwose aranamwitegura. Ku munsi wo kuza rero Hamika yaratungutse maze mama wa Navi akimukubita amaso yahise amubwira ati wawu uri mwiza cyane. Yajyaga ahora kumbwira maze akambwira ko rwose uri umukobwa udasanzwe, ariko ntabwo nari nzi ko bigeze aha, uri umukobwa mwiza cyane. Hamika rero yarishimye ati murakoze cyane. Yishimiye nyine mama wa Navi ndetse rwose na mama wa Navi bigaragara ko yari yishimiye Hamika. Yaricaye rero ngo bakomeze baganire maze mama wa Navi atangira kumubaza nyine aho akomoka. Hamika rero yabimubwiye byose maze amubwira amazina y'ababyeyi be. Naho rero mama wa Navi yaramwitiranyije maze ahita amubaza ati papa wawe se ni wa mugabo ufite amasitasiyo ya esanse? Naho rero Hamika ati hoya, papa wanjye ni umuhinzi, ahubwo nyine nuko amazina yabo yitiranwa, ariko papa wanjye we ni umuhinzi. Naho rero mama wa Navi ati papa wawe ni umuhinzi? Ati hanyuma se wowe? Naho rero Hamika ati ngewe nyine nkora muri resto. Mama wa Navi yahise amubwira ati nabyo ni byiza cyane, ati kuba ufite resitora ndumva rwose ari ibintu byiza. Hamika ati hoya ntabwo ari iyanjye, ngewe nkoramo nyine nk'umuntu userivamo. Mama rero wa Navi akibyumva yahise atungurwa ati umuntu useriva muri resto usanzwe cyane? Naho rero Hamika ati cyane rwose ndi umuseriveri muri iyo resto. Mama wa Navi rero yahise amubaza ati hanyuma se ibyerekeranye n'amashuri byo bimeze bite? Hamika ati ntabwo nyine nigeze ndangiza amashuri, narayacikirije. Mama wa Navi ati none se nuko nyine utabashije kujya kwiga masters hanze niyo mpamvu uvuga ko yacikirije, cyangwa nyine hari ukundi kuntu byagenze? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati hoya amashuri yanjye nayagarukirije muri segonderi, nayo ntabwo nayirangije. Uyu mumama rero yahise ahindukira aramureba ati hoya ntabwo bishoboka. Yitegereje rero Navi maze ahita amubwira ati Navi ibyo numvise ni ibya nyabyo, uyu mukobwa akora muri resto kandi ngo ntabwo yarangije amashuri? Navi ati yego ariko ndumva ntaho bihuriye nyine no kuba nabamukunda. Mama we ati birahahuriye cyane, urumva ukuntu usebeje umuryango? Urabona iki gisebo uzanye mu muryango iwacu ukahazana umukobwa utarize, umukobwa udafite famiye aturukamo, umukobwa ukora muri resto, urumva namwemera se utabeshye? Ntabwo rwose uwo mukobwa ari uwo ku rwego rwacu, ntabwo ari uwo kuza mu muryango wacu. Hari abakobwa benshi beza kandi bagushaka. Uzi imbaraga zose natakaje kuri wowe kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu, urumva ko gukwiriye kunzanira uyu mukobwa uyu nguyu? Ntabwo rwose byashoboka. Nyamara kano kanya Hamika yari akicaye muri iyi saro yabwiye Navi atahari Navi mama wawe ibintu avuga bishobora kuba ari byo cyane rwose, kuko nanjye narabikubwiye ko tutakwiranye, nakubwiye ko tutari mu rwego rumwe. Navi yahise amubwira ati hoya ngewe ibyo simbyumva rwose, turi mu rwego rumwe kubera ko urwego uvuga sinumva urwo ari rwo. Urwego rw'amashuri se kuba narize amashuri menshi ngewe, nawe uzayiga haracyari igihe. Nyamara rero Hamika yabonye ukuntu mama wa Navi ari kumureba maze ahita ahaguruka arigendera. Yabwiye Navi ati uzishakira undi mukunzi, uzishakira uwo muri ku rwego rumwe rwose. Njye nari nabikubwiye ko mama wawe atanyemera, nuko kandi wari wanze kunyumvira. Amaze rero kugenda, Navi yabwiye mama we ati ariko se mama, urabona ibintu nkoreye? Urabona ukuntu umpemukiye? Kuki uvuze ibi bintu byose kandi rwose bitari ngombwa? Naho rero mama wa Navi ati ahubwo kiriya kintu ntuzongere kukinzanira mu rugo rwose, urabona ngo uragenda ukayora imyanda ukanzanira. Naho rero Navi ati ariko mama, kuba adafite amafaranga nk'ayo dufite tutari kuri level imwe niyo mpamvu uvuga ko nyine ari imyanda? Uriya mukobwa ndamukunda n'umutima wanjye wose,
ndetse rwose nkubwije ukuri ndakeka ko nta kintu na kimwe cyabihindura, uriya ndamukunda kandi niwe mukobwa w'inzozi zanjye, ubwo rero rwose mama ntabwo ukwiye kujya mu rukundo rwanjye. Mama wa Navi rero yakomeje amubwira ati ariko rwose uriya mukobwa ntabwo ari we ukeneye umukobwa uzagufasha gukomeza kugenda utera imbere, naho uriya ni uwo kukurira imitungo, uriya rwose ni uwo kumara buri cyose ufite. Navi rero yahise amubwira ati mama ibyo utekereza ntabwo ariko bimeze, uriya mukobwa ntabwo umuzi, njyewe ndamuzi neza, ni umwana mwiza ndetse rwose ibyo byose ntacyo bimubwiye. Mama we yaramubwiye ati rero njyewe rwose ndaguhangayikiye kandi nyine ntabwo nifuza ko wasubira inyuma mu byo wakoze byose. Navi nawe ati rwose mama urabizi ko nakoze ibintu byinshi wifuzaga, nagiye ngendera ku mategeko yawe, nagiye nkurikiza ibyifuzo byawe, ariko kuri iyi nshuro ntabwo rwose byashoboka kubera ko uriya mukobwa sinamureka gutya gusa ngo agende, ndamukunda wese, yaba mu bitekerezo byanjye niwe wiberamo, yaba ndyamye iyo nsinziriye niwe ndota. Ubwo rero rwose mama nawe urabyumva ko ukwiye kumpa uburenganzira bwanjye maze ngakunda uwo nshaka kandi rwose nkamukunda uko nshaka. Mama wa Navi yabonye atari kumwumva maze ahamagara umusore w'inshuti ye, yaramwicaje aramubwira ati urabona ukuntu Navi ari gukomeza kugenda nsebya, urabona ngo arazana uriya mukobwa utarize udafite aho aturuka kugira ngo amuzane muri famiye yacu. Uyu mushuti wa Navi rero yahise amubwira ati uri kuvuga se Hamika? Naho mama we ati cyane. Uyu musore rero yahise abwira mama wa Navi atari kuri uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, aritonda kandi nyine Navi aramukunda n'umutima we wose. Naho rero mama wa Navi atumva nawe kandi ibintu uri kumbwira nawe rero urabashyigikiye, njyewe rwose narakwizeye, niyo mpamvu nemeye ubushuti bwanyu kuko nabonaga nyine hari aho uzamukura hari n'aho uzamugeza, nabonaga kandi uzajya umugira inama nziza. None rero kuri iyi nshuro ntabwo nifuza ko umushyigikira, ahubwo ndashaka ko umugira inama maze ukamwumvisha neza yuko agomba kureka uriya mukobwa, ko rwose atari umukobwa mwiza. Sinzi inzira uzabinyuzamo ariko ndifuza ko wakora ibishoboka byose maze bakarekana. Ni serivisi imwe gusa ngusabye kuva twamenyana, nizere ko uzayinkorera. Uyu musore yabwiye mama wa Navi ati rwose mama urabizi ndakubaha, ariko ibi byo ntabwo nabishobora, sinashobora kwivanga mu rukundo rw'abantu kubera yuko ndabizi nanjye umukunzi wanjye twaratandukanye, ariko dutandukana narababaye ku buryo numvaga rwose ubuzima ari nkaho buhagaze. Ibyo bintu rero byambayeho simbyifuriza inshuti yanjye Navi habe na gatoya. Sinzi yenda ukuri kubifata, gusa singusuzuguye mama, ariko nanone ibyo bintu sinabikora. Wabaretse bakikundanira ubundi ko nta kibazo rwose, kandi uriya mukobwa nta kintu na kimwe rwose atwaye. Naho rero mama wa Navi yahise abwira uyu musore ati sohoka nawe ndumva umeze nka we, nari nzi ko nyine ugiye kubimfashamo, ariko nzashaka uburyo bwanjye bwo kubatandukanya kuko sinakwemera ko uriya mukobwa aza mu muryango wanjye, nta nubwo kandi nakwemera kumubera nyirabukwe. Navi rero nyuma y'iminsi nk'ibiri yagiye kureba uyu mukunzi we Hamika, maze Hamika akimubona yaraturitse ararira. Navi rero yaramubwiye ati hoya rwose wirira kubera ko noneho ndifuza kugusubiza mu rugo kandi mama wanjye ntabwo azongera kukwirukana ukundi. Hamika yaramubajije ati none se urumva byanyura mu zihe nzira ko mama wawe yanyanze rwose mu buryo bugaragara? Urumva ari iki wakora kugira ngo mama wawe ntiyongere kunyanga? Navi yabwiye rero Hamika ati wowe bindekere, byose nabitekerejeho neza kandi narabipanze, kuri iyi nshuro biraza gucamo neza, ahubwo wowe nyemerera maze twongere dusubirane mu rugo. Hamika rero yagize ubwoba, ubona rwose ntabwo yizeye ibintu uyu musore ari kumubwira. Navi yahise amubwira ati none se nta cyizere namba umfitiye? Hamika ati ndakwizera urabizi, gusa natinye mama wawe. Navi yaramubwiye ati rero niba hari icyizere na gikeya umfitiye ngaho nyine nyizera maze dusubireyo. Hamika yarabimwemereye maze bombi barahoberana, nubwo rwose ubwoba bwari bwinshi mu mutima wa Hamika. Baragiye rero bagitunguka muri salo,
bahise bahura na mama wabo nawe ari kuva mu cyumba. Agikubita amaso Hamika yahise avuga ati kandi urongeye umugaruye hano, uyu kandi umuzanye kugira gute ko nta matwi ugira? Ndifuza ko uyu mukobwa ava mu buzima bwawe, akava mu mutima wawe, mbese akava no mu nzu yacu, akava mu cyerekeranye natwe burundu. Navire yahise amubwira ati mama rero ntabwo byashoboka, uyu mukobwa ureba hano ni isi yanjye rwose, ni byose byanjye, ntabwo rero ashobora kuva mu buzima bwanjye. Ikindi kirenze kuri ibyo kandi ubu tuvugana aratwite. Akivuga ngo aratwite, Hamika yahise ahindukira maze aramureba, dore ko iki kintu rwose atari azi yuko aricyo nyine ari buvuge. Navire yahise akomeza abwira mama we ati kandi nyine urabizi ko ari njye mwana njyenyine wabyaye, urabizi ko papa yahoraga ashaka abandi bantu bamukomokaho. Kuri iyi nshuro rero sinibaza niba rwose wanyambura ibyishimo byo kuba papa, ndetse nawe ukiyambura ibyishimo byo kuba nyirakuru w'umuntu. Ikindi kandi uwo rwose umuri mu nda ni amaraso yacu. Ndabizi neza ko iyo papa wanjye aba akiriho aba ahise yishimira ko twongeye kugira undi muntu ugiye kudukomokaho. Nizere ko rwose nawe mama ibi bintu rwose utabyanga. Naho rero mama wa Navi yahise ahindukira vuba na bwangu, maze nyine ahita abwira Navi ati kubera iki ibi bintu utabimbwiye kera kose, kubera ko utabimbwiye kare, ko rwose ntaba narigeze ntesha umutwe uyu mukobwa wari udufitiye umwana mu nda. Ntabwo nari kumutesha umutwe, nagombaga kumufata neza, nkamubungabunga, nkamuha keya kugira ngo n'umwana wacu azavuka ameze neza. Mama wa Navi yahise atera intambwe maze yegera nyine Hamika, yamufashe amaboko yombi agenda amufashe, maze aramubwira ati cara mukobwa wanjye kandi utuze, ibyo nakubwiye byose ntubitekerezeho kubera ko rwose nanjye sinari mbikuye ku mutima. Mbabarira utekane, ndifuza ko umwana amera neza, reka ahubwo njye kukuzanira akaji, ndetse rwose niba hari n'ikindi kintu cyose ushaka ukimbwire nkikuzanire. Yaragiye rero maze Hamika asigara nyine ubona yaguye mu kantu. Yahise abaza ako kanya nyine, yahise abaza Navi ati hanyuma ibi bintu ubitekereje ute kuba ari byo uvuga? Ubu se koko urabona kino kinyoma kizaduhira? Naho rero Navi yahise amubwira ati mama wanjye akunda abana cyane cyane rwose, nari mbizi ko aricyo kintu cyonyine cyatuma kwemera kandi akagukunda, kubera ko akunda abana birenze ibikenewe. Ndabizi neza rero ko rwose tugiye kugira umutekano. Naho rero Hamika ati none se naramuka amenye yuko ntatwite, ko nawe ubizi ko inda atari ikintu umuntu ahisha, kubera ko nyuma y'iminsi bigomba kuba yagaragaye. Navi ati dupfa kuba twikuye muri iki ngiki, ibindi nabyo turaza tubitekerezeho. Ntituri abanyabwenge se? Ntituri abantu bakuru? Turaje tubishyire ku murongo neza, nabyo byose bizagenda neza. Wowe gusa ntuhangayike kandi wikomeze nyine kubabara, dore byarangiye ibyakubabazaga. Uba ahubwo tangira wenjoyinge ubuzima bwo kuba mama ari kugukunda, ibindi byose byihorere bindekere. Uyu munsi rero kandi mama wa Navi yabwiye nyine Hamika yuko nyine agomba kujya yitabwaho mu buryo bw'umwihariko, dore ko nyine yabwiye umukozi wabo kuza maze akamukarabya ibirenge, ndetse rwose akamumasa, akamusiga amavuta, bakamwitaho by'umwihariko. Ikindi kandi yamubwiye ko agomba kujya arya imboga nyinshi, cyane cyane nijoro, ko nta kindi kintu agomba kuzajya arya uretse imboga, kubera ko nyine azikeneye cyane. Yamubwiye ko kandi atagomba nyine kuzasubira ku kazi, kubera ko nyine agomba kuzajya yita ku mwana, ndetse rwose atagomba guhagarara umwanya munini. Ikindi kandi yamubwiye ko agomba kuza maze akaba muri iyi nzu kugira ngo amwiteho amwegereye, yite ku mirire ye, yite ku minywere ye, buri kimwe cyose akiteho. Nta yandi mahitamo rero Hamika yari afite. Yaragize amahirwe abonye mama wa Navi amwemeye, ibyo yamusabaga byose yagombaga kubyemera. Yaramubwiye ati nta kibazo, cyane cyane ko n'ubundi Navi yari umukire cyane, afite amafaranga menshi. Ntabwo rwose kuba Hamika yari kuba adakora hari icyo byari kubangamira. Navi rero we yari yishimye cyane, kubera ko nyine yumvaga ko noneho ahubwo umukunzi we bagiye kumumwegereza kurenza uko byari bimeze. Umunsi rero wakurikiye, mama wa Navi yarabyutse maze ajya kugura imyenda ihenze,
amakanzu nyine ahenze cyane, inkweto, amasakoshi ndetse rwose n'amabiju akoze mu mazahabu. Yaguze ibintu byose by'igiciro maze araza abizanira uyu mukobwa Hamika. Yamusabye rero ko yabyigera maze Hamika atangira kwigera, naho mama wa Navi ati ntureba ahubwo noneho rwose urabona ko uri umukobwa ukwiriye gushyingirwa mu muryango wacu, urabona ukuntu uri mwiza, urabona ukuntu uberewe, ndifuza ko ari uku nyine ugomba kuzajya uhora wambaye. Hamika rero we yumvaga abangamiwe cyane no kwambara aya makanzu y'ibikabyo, gusokoza bidasanzwe, gutwara amasakoshi no kwambara inkweto z'ibikabyo nazo ntabwo ari ibintu yari amenyereye. Yari amenyereye kwiyambarira akajinisi, akiyambarira agatisheti maze agahita yigendera, naho ubu ngubu rero yagombaga kwambara nyine nk'abakobwa bari classe, ntabwo yagombaga kwiyambarira uko abonye. Ikindi kandi cyari kiri kumubangamira ni uku kwitabwaho, by'umwihariko kumukorera massage za hato na hatoya ndetse no kumutegeka ibyo kurya agomba kurya, dore ko nyiri ubusanzwe yiriraga uko abyumva, naho ubu ngubu byari biri kuri kondisiyo. Umunsi wakurikiye rero mama wa Navi noneho yasanze Hamika ari gufata imbuto, yahise amubwira ati yego rwose noneho wabimenye, ni nk'ibyo nshaka, ibyo nibyo byiza kuri wowe, ikindi kandi n'imboga ntukazibagirwe ndetse no kunywa amazi ahagije ni iby'ingenzi kuri wowe. Yamusabye rero ko yajya kwambara vuba byihuse kubera ko yamubwiye ko yifuza kumujyana ahantu muri yoga ndetse zigenewe abantu batwite. Ibi bintu byose rero Hamika we yumvaga bitamureba, cyane cyane ko yari abizi mu mutima ko adatwite, ariko nanone ntabwo yari afite ahantu ho kubihungira, ntacyo yari afite ari bubwire nyirabukwe ngo amubwire ko rwose ibyo bamubwiye atari ibya nyabyo. Niyo mpamvu nyine yihanganye maze akambara ubundi bakagenda. Gusa yari ari kwibaza mu mutima ati ibi bintu tuzabibeshya kugeza ryari? Iki kinyoma kizamara igihe kingana iki? Ko mbona rwose byanze bikunze azatuvumbura. Umunsi umwe rero Hamika yarabyutse maze rwose yumva ari kuribwa mu nda bitangaje. Yari ari kuribwa cyane, ibintu atari yarigeze yumva na rimwe. Yahamagaye rero Navi aramubwira ati mu nda hari kundya biteye ubwoba. Navi yahise amubwira ati ntubibwire mama, kubera ko mama aramutse abimenye yahita akujyana kwa muganga maze bikaba byaba imbarutso yo kumenya yuko udatwite, ahubwo ndaje nkoherereza umushoferi maze akujyane kwa muganga ugende ukore ibizami byose, uraza kumbwira ibisubizo byabyo uko bimeze. Hamika rero yarambaye maze bamujyana kwa muganga nyine nk'uko yari yabivuganye na Navi. Akimara rero kugera kwa muganga, muganga nyine yamufashe ibizami, gusa nyine mu gihe cyo kumuha ibisubizo yaratunguwe cyane, dore ko muganga yamubwiye ati hanyuma rero ibintu ngiye kukubwira nyine urabyihanganira kuko ndakeka ko bitari byiza kuri wowe nkurikije uko ndi kubona ungana. Naho rero Hamika yamubwiye ati mbwira nta kibazo. Muganga yaramubwiye ati ibyo bintu byose uri kwibonaho muri iyi minsi ni ibimenyetso rwose bya menopause ariko iri avance iza nyine mbere y'igihe. Naho rero uyu mukobwa Hamika yahise amubwira ati oya ntabwo byashoboka, sinshobora kujya muri menopause kuko nibwo nyuzuza imyaka 30, gute se nayijyamo? Muganga yaramubwiye ati cyane rwose ibyo bibaho, kandi nyine ni umubare muto cyane, ariko kubw'amahirwe make nawe ugiye muri uyu mubare. Gusa nyine urabyihanganira rwose, ibi bintu nyine bijya bibaho, ntabwo se umaze iminsi utabona imihango yawe? Naho uyu mukobwa ati yego maze rwose iminsi ntabona imihango, ariko natekerezaga ko ari amastress mba nifitiye, ubwo rero sinigeze rwose mbitindaho kuko ibi bintu numvaga bitashoboka. Ntabwo bishoboka ko rwose naba ngiye kubaho nzi neza ko ntazigera mbona umwana na rimwe. Ibi bintu byaramubabaje, noneho atangira gutekereza ukuntu yabeshye ko atwite kandi nyamara ataranatwite. Yahise anibuka yuko bamaze iminsi myinshi we na Navi noneho bari kugerageza kugira ngo nyine barebe ko batwita bya nyabyo, dore ko Navi yabwiye nyine uyu mukobwa ati noneho kugira ngo ibi bintu turebe ko twabikira tugomba gushaka uko twatwita bya nyabyo, noneho mama nyine akazakubona utwite. Kubera ko nyine atari ko bigenze, sinzi nyine uko byazagenda, mama yazagira akabona yuko udatwite, dore ko nyine kubera ukuntu n'inda yari iri kugenda nyine ikura
mu bigaragara nyine yagombaga kuba iri kugenda igaragara. Uyu mukobwa Hamika yari yaratangiye kujya yambara ikintu cy'inda cya plastique kugira ngo nyine bayihishe mama wabo azajya abona ko rwose inda igenda ikura nk'uko nyine byakabaye bigenda. Kano kanya rero yumvaga bisa nkaho rwose isi imwikaragiyeho, dore ko yatekerezaga akumva noneho nta cyo gukora gihari, kwa kuntu batekerezaga ko byanze bikunze ashobora kuzasama, noneho bakazabona uko nyine bava mu biganza bya mama wabo. Ubu kano kanya yumvaga ko ibi bintu nabyo birangiye bitagishobotse. Yibazaga noneho icyo agiye gukora kugira ngo abe nyine yabwira mama wa Navi ko adatwite, nabyo akumva ntabwo yabasha kubimubwira, cyane cyane ko yatekerezaga ko kubimubwira ari nawo munsi azahita aburiraho Navi. Nyamara yakundaga Navi n'umutima we wose ku buryo yumvaga adakwiriye kumubura mu buzima bwe. Uyu munsi rero wari umunsi w'akababaro gateye ubwoba. Uyu munsi wari umunsi w'umuhangayiko. Yaratashye ariko nanone ageze mu rugo yumvaga adakwiye kubwira ibi bintu Navi. Navi yamubajije rero icyo basanze arwaye, maze amubwira ko nyine basanze ngo yifitiye ibibazo bya stress n'utundi tuntu tw'utubazo tworoheje. Yarabyoroheje cyane kuko ntabwo yari kumubwira ko atazigera abyara mu buzima. Navi rero yaramubwiye ati hanyuma rero gira woroherwe, ubundi dukomeze dushaka umwana nyine nk'uko twari twabitangiye. Gusa kano kanya Hamika yari afite imishiha kubera ko yari abizi ko nyine bidashoboka. Yahise amubwira ati ibyo bintu ahubwo ndifuza ko byahagarara, ndifuza ko twabwira mama wawe ukuri tukamubwira uko byagenze. Uyu munsi rero Hamika yararyamye, ariko gusinzira bye rwose ntabwo byari biri hafi aha. Yararyamye ararakanuye ariko akagerageza kubihisha Navi ko yabuze ibitotsi. Si we wabonye bucya, yagiye kureba rero umukobwa w'umushuti we, maze aramubwira ati mbabarira umbwire noneho ndaza kubigenza gute? Ibi bintu ndaza kubyikuramo nte? Kubera iki Imana ari njye umuntu wayahaye igihano gikomeye? Nayicumuyeho iki se ahubwo kugira ngo ibi bintu byose rwose binzeho? Tekereza ukuntu nkunda abana, ukuntu nifuza kubyara, none ubu inzozi zanjye zihagararira aha. Koko ntangire gutekereza ko ntazigera ngira umwana mu buzima bwanjye. Mbabarira umbwire ikintu cyo gukora, nindamuka mvuze ibi bintu bazanyirukana muri rwa rugo, kandi nyamara ntabwo rwose nabasha kubaho ntareba Navi. Navi ndamukunda n'umutima wanjye wose. Ndi kwibaza icyo gukora. Kano kanya ndumva mu mutwe wanjye wagira ngo harimo indege ziri kuguruka, kubera ko rwose gutekereza byanze neza neza, ndumva ibintu byose biri kwivanga. Uyu mushuti we rero yaramuhobereye aramubwira ati komera, ndakumva cyane rwose, ndabyumva ko bitoroshye, ariko nanone banza ukire ubwenge ku gihe, ubanza utekereze neza, umenye icyo gukora utuje, kuko stress ufite kano kanya ntabwo rwose wabasha gutekereza neza. Hamika rero yabonye gukomeza guceceka bidashoboka, dore ko nyine yicaraga akumva amarira araje agatangira akarira, nta n'ikintu rwose kimukozeho, ari ukuba gusa yibutse ibyo muganga yamubwiye. Umunsi umwe rero yabwiye Navi ati ndakwinginze mperekeza, hari ibintu nshaka kukubwira, ariko nanone ndumva nshaka kubikubwirira iwanjye. Mperekeza tugende kuko ndumva nshaka kukubwira, numva rwose nta muntu n'umwe uri butwumve. Navi rero yariteguye, maze baragenda nyine bajya mu rugo kwa Hamika. Bakigera muri salo, Hamika yaraturitse ararira cyane cyane rwose, arira nk'umuntu batwitse. Naho Navi yahise amwegera maze amwegeka mu gituza. Yatangiye kumwegera ati mbabarira uceceke, rwose ndifuza yuko namenya ikibazo ufite, ariko nanone banza utuze. Gutuza rero byaranze, maze Hamika aramubwira ati rwose ndagira ngo nkubwire ko ubu ngubu inzozi zo kuba nazaba umubyeyi zamaze kurangira, kubera ko muganga yambwiye yuko nagize menopause iravanse. Ubwo rero rwose ntabwo bigishobotse ko dushobora kugira umwana. Ndumva nakwiyahura, ndumva nariyanze, ndumva ntazi ikintu nakwikorera, ntabwo rwose ndi kumva nkiri umuntu wuzuye. Navi yaramubwiye ati gute se ibyo bintu bishoboka ku myaka yawe ufite mikeya? Naho rero Hamika ati nyine muganga yabinsobanuriye, maze ambwira ko rwose bijya bibaho, gusa nyine ndumva ntazi ikintu cyo gukora. Navi yaramubwiye ati komera, ihangane, humura, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, kandi nyine
haba hakiri andi mahirwe yo gukora ibindi ukaba wabona umwana. Dushobora nko gushaka nyine umwana tukamwadopta. Ndumva rero utakwiye kwiheba gutyo. Naho rero Hamika ati oya, kwiheba ni ngombwa kubera yuko nari mfite inzozi zo kuzaba umubyeyi nkarera abana nabyaye mu nda yanjye. Kuba rero bitagishobotse, ndumva nta kintu na kimwe ku isi kigeze kimbabaza nk'ukuntu mbabaye uyu munsi. Navi yakomeje kumuhendahenda maze aramubwira ati humura, njye nzahora hafi yawe kandi nzaba ari kumwe nawe. Hamika ati none se koko ntabwo uzansiga umaze kumva yuko ntakiguhaye umwana? Naho rero Navi ati ariko njyewe nagukunze, ntazi niba n'ubundi umwana uzamumpa cyangwa utazamumpa. Ndumva rero kuba twaba tumenye yuko umwana atazaza ntabwo rwose ari ibintu birenze. Nzakomeza ngukunda nk'uko nagukundaga kandi humura nta kintu kizigera kibihagarika. Hamika rero yaramubajije ati hanyuma se ku birebana na mama wawe tuzamubwira iki? Bizagenda bite ko wumva nyine gutwita bitagishobotse? Navi yaramubwiye ati ndumva nyine tuzatekereza icyo kumubwira, kimwe nuko dushobora no kumubwira ko inda yavuyemo. Ibyo byose tuzabipanga twitonze, tuzabikora dutuje ariko rwose tuza. Iminsi yakurikiye rero, kubera ukuntu Navi yakomeje kwereka urukundo Hamika, yagiye nawe yiyakira maze rwose ubuzima burakomeza. Gusa rero icyo kubwira mama wabo cyo bagombaga kuzagitekerezaho neza, ntabwo byari ibintu byo guhubukira. Yakomeje nyine kujya yambara cya kintu ku nda cyamugiraga nk'aho rwose agitwite, ndetse mama wabo akomeza kuzajya amukanira nyine, akanga ko hari ibintu bimwe na bimwe ashobora gufata nk'ukuntu yakundaga kawoyini, ariko iyo yajyaga kugafata mama wabo yarakamwamburaga maze akamuhereza ikirahure cy'amata akamubwira ko aricyo cyiza rwose ku mubebe. Ibi rero nanone byabangamiraga Ramika, wari uzi neza yuko rwose adatwite ariko nta yandi mahitamo yari afite habe na mba. Umunsi umwe rero mama Navi yababwiye yuko yifuza ko bajyana, maze Hamika akajya guca muri ekogarafi yifuzaga kwirebera uyu mubebe mu nda n'amaso ye. Aba rero bahise barebana dore ko nyine ubwoba bwahise bubica. Naho rero Navi yahise asubiza mama we ati mama, ati ntabwo rwose ari ngombwa kubera ko n'ubundi nyine ejo twavuye kwa muganga kandi muganga yatubwiye yuko umubebe ameze neza, ntugire ikibazo rwose. Mama we ati nanjye nifuzaga kumwibonera n'amaso yanjye. Hamika ati nyine kubera ko twavuyeyo ubwo n'ubundi ntabwo twasubirayo, ahubwo bizadusaba nyine ko tuzajyana ikindi gihe. Gusa utekane, umwuzukuru wawe ameze neza cyane mu nda. Kujyana rero Hamika muri yoga byo byarakomeje kubera ko nta kuntu nyine yari kubasha kubicika. Umunsi umwe rero ava mu cyumba yambaye neza, maze nyine mama wa Navi akimukubita amaso agahita amubwira tumva ndabona waberewe, gusa nyine ni byiza ko uje wambaye kuko numvaga nifuza ko noneho twajyana kwa muganga kuko ndifuza kumenya niba utwite umukobwa cyangwa umuhungu, bityo tukamenya imyambaro tugomba kugura, niba nyine tuzagura amahoze cyangwa tuzagura bleu. Ibyo byose tugomba kubimenya. Naho rero kano kanya Hamika akiri kwibaza icyo kumusubiza, Navi yahise ava mu cyumba nawe maze ahita azamubwira ati mama, ibyo uri gutekereza ntabwo byashoboka kubera yuko njye na sheri wanjye twari dufitanye gahunda, hari ahantu twari tujyanye kandi rwose ntabwo hasiba. Ikindi kandi sinibaza ko rwose ari wowe ugomba kuzamenya igitsina cy'umwana wanjye mbere, ahubwo njye nka papa we ni njye ngomba kuzakimenya mbere, wowe tuzakikubwira. Mama we yahise amubwira ati yego rwose ndabyumvise, ibyo uvuze nibyo, gusa nanone ujye utwara imodoka witonze, ujye umenya ko utwaye amagi. Ikindi kandi nta kumustresa, ujye umuha keya. Umwana wanjye ntabwo nshaka kumustresa kuko umwuzukuru wanjye agomba kuzavuka afite ubuzima buzima, ugomba nyine kumwitaho bishoboka byose. Navi ati none se ntabwo nzi mama, uyu ni umukunzi wanjye ndamukunda cyane, ntabwo rero namubabaza kuko nanjye naba nibabaje. Bamaze rero gusohoka mu nzu, maze
Hamika ahita abwira Navi atumva urakoze cyane rwose, nibazaga noneho ukuntu mama wawe ndi bumucike byari binyobeye, atari ko se ubundi urabona tudakwiriye gushaka icyo gukora koko, kubera yuko mama wawe ntabwo tuzakomeza kumubeshya igihe cyose. Navi rero yahise amubwira ati muri iyi minsi mfite ibintu byinshi byo gutekereza, ariko wowe humura, n'ubundi tuzapanga ikintu cyiza cyo gukora kugira ngo nyine mama ntazigera dukeka ko twamubeshye. Uyu munsi rero avanye nyine na Navi aho bari bagiye, yagiye kureba umushuti we yakundaga kubwira buri byose. Yagezeyo maze ahita akurayo cya kintu yari yambaye mu nda kugira ngo abe yiruhukira. Uyu mushuti we rero yaramubwiye atari ko se utabeshye, ubu rwose koko murumva mudakwiye gushaka icyo gukora kugira ngo mama wanyu mwe gukomeza kumubeshya. Naho Hamika ati ntakubeshye nanjye rwose ndumva bindambiye, gusa ndumva dukwiye kugira icyo dukora. Uyu mukobwa rero yahise abwira Hamika ati nyine mushobora kuzamubwira yuko inda yavuyemo, ntabwo mwabura ikintu mukora maze mukabimubeshya. Hamika tuzi yuko na Navi ariko yambwiye. Uyu mukobwa rero w'inshuti yahise amubwira ati nimubipange vuba rwose bive mu nzira, kubera ko ntabwo mwakomeza kubeshya igihe cyose. Ku mugoroba rero Navi yaje gutwara Hamika, gusa nyine akihagera uyu mushuti wa Hamika yahise abwira Navi atari ko rwose umugore wawe ugerageza umwiteho, kubera yuko ntabwo akibasha gufata amafunguro, urabona nyine nta kintu na kimwe ashaka, sinzi ikibazo afite mu by'ukuri. Naho rero Hamika atari ko namwe nimujye mundeka, ubu se koko nyine numva simeze neza, niyo mpamvu bitari kunkundira ko mfata amafunguro neza, ariko bizaza. Naho rero Navi atari ko sheri gerageza wihangane, nyine ndabyumva ko iyi nkuru wakiriye yari inkuru ikomeye, kubyakira bitoroshye, ariko nanone ntabwo ugomba kwicisha inzara. Yahise atangira gushyiramo burage ati gusa nyine ni ukuri waguha role muri filime wayikina neza cyane kuko waba umu actrice mwiza cyane. Naho rero Hamika yahise aseka atumva atubwo rero nizeye ko uzampa igikombe. Navi ati cyane rwose kiragutegereje. Bahise babihindura burage maze batangira guseka nyine, ariko mu by'ukuri wabonaga ko rwose Hamika afite imbaraga nkeya, kubera ko gufata amafunguro byari bigoranye. Yajyaga gufata amafunguro akumva afite amaseseme, akumva ntameze neza, maze agatekereza atahari ni ya menopause nyine bambwiye, ubu rwose niyo iri kungira gutya. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Navi ndetse nyine na Hamika bumvikanye ko rwose bagomba kubwira mama wabo noneho muri weekend ikurikira uko ibintu byose bimeze, ndetse bakazamubeshya nyine ko bakuyemo inda, kubera yuko ntabwo nyine bifuzaga yuko ibintu bizagenda bikagera kure, kuko babonaga ko nyine nta yandi mahitamo bafite. Bumvikanye ko rero bazakora ibishoboka maze nyine bakamwemeza yuko inda yabo yavuyemo. Umunsi rero wakurikiye Hamika yari ari kwambara, ari no kuvugana na Navi kuri telefone, ari kumubwira ati sheri ubu rwose ndi kwambara vuba kugira ngo nyine nze kukureba. Naho rero Navi yari ari kumubwira ati sheri ndagukumbuye ntabwo ushobora kubyumva, gusa nyine ujye witwararika mama atazagufata mbere yuko tumubwira bya bindi, kubera ko nyine sinzi ko twamukira. Naho Hamika atahubwo nyine uri kuntinza kuri telefone sheri, ahubwo niwe uzatuma mfata. Yarari rero kuzirika nyine cya kintu, yavuye kuri telefone maze kubw'amahirwe make rwose wahita abona mama wa Navi arinjiye mu cyumba. Mama wa Navi akinjira yahise akubitwa n'inkuba maze arahagarara yifata ku munwa. Yaravuze ati ibyo ndi kureba se ni ibya nyabyo, ntimumbwire ko mwambeshye igihe cyose, ntimumbwire ko ibi bintu ari byo. Yahise atambuka maze aragenda afungura cya kintu, koko asanga rwose ni ikintu cya plastique yari yambaye. Asanga uyu mukobwa inda ye rwose ntabwo yigeze ibaho, kubera ko yari agifite akada gato cyane nyine k'abakobwa nk'ibisanzwe. Hamika yabuze icyo kuvuga, abura icyo gukora. Yatangiye kubwira mama wa Navi ati mbabarire rwose, sinigeze ntekereza yuko twakubeshya, gahunda yari uko tugomba gusama bya nyabyo, ariko nyine ntabwo byashobotse. Yatangiye rero kumubwira buri kimwe cyose uko cyagenze, maze mama wa Navi wari urakaye ati ukifata ukambeshya icyo kintu, nizere ko na Navi atabizi,
naho rero uyu mukobwa yaramubwiye ati arabizi cyane rwose byose, uburwayi bwanjye bwaratunguranye, nta kindi rero twagombaga gukora kubera ko twarakundanaga bya nyabyo kandi ntabwo twifuzaga ko dutandukanya, niyo mpamvu twafashe umwanzuro ko noneho twatwita bya nyabyo, nyamara ntabwo byaduhiriye kuko twasanze ahari ntazigera ngira n'umwana mu buzima. Mama wa Navi yararakaye ati noneho nyuma ya bya bindi byose nari narihanganiye, burya bwose nta nubwo ushobora kuzaduha umwuzukuru, ndavuze ngo fata ibintu byawe byose, buri kimwe cyose kiri muri iyi nzu, maze usohoke hano. Nari mbizi ko ugenzwa n'amafaranga yacu, nari mbizi ko nta rukundo ukunda umuhungu wanjye, urumva ibyo bibazo byose wamuzanyemo? Hamika yarapfukamye asaba imbabazi uyu mubyeyi ati ndakwinginze mbabarira, nkunda cyane rwose Navi, sinabaho atari, kandi rwose ndumva ntamubura mu buzima bwanjye, ndakwinginze mbabarira. Ariko mama wa Navi ntabwo yabyumvaga, nawe yari yarakaye birenze ibikenewe, yaramufashe aramusohora maze ajugunya hanze. Nyamara Hamika nta yandi mahitamo yari afite, yahamagaye rero sheri we nyine amubwira ko mama wamwirukanye, gusa nyine Navi we yagize ngo ni ibisanzwe ari buze amusange hano. Naho rero Hamika yahise agenda, Navi yaraje, akigera mu rugo yabajije mama we ati mbwira umugore wanjye ari hehe? Naho rero mama we ati ceceka nawe kuko ndumva nagukubita, mwarifashe murambeshya iki gihe cyose ibi bintu mubizi. Naho rero Navi ati mama ndashaka kumenya ahantu Hamika ari, ibindi turabivuga nyuma. Mama we ati namwirukanye muri iyi nzu kuko nta mwanya na muto yari ahafite, ntabwo rwose uriya mukobwa akwiye kwinjira mu muryango wacu, yinjijwemo n'ikinyoma kubera ko mwambeshye, kandi ukaba uzi neza yuko amaraso yanjye ntareka rwose agenda. Kuri ino nshuro rero nta kintu na kimwe gipfana n'uriya mukobwa kuko umwana yambeshye ntawe afite mu nda, ubu rwose nagende sinifuza no kuzongera kumubona ukundi. Navi ati ntabwo wabinkora kubera ko uriya mukobwa ndamukunda, ibyo byose twakubeshye byari uko namukundaga, sinifuzaga kumutakaza, nashakaga impamvu yose yatuma umwemera mu muryango. None rwose mbabarira, ntumbwire ko wamwirukanye, ntumbwire ko kandi wamukuye mu buzima bwanjye, kuko iyi minsi yose amaze aha nyimaze numva nishimye, nyimaze mfite umunezero udasanzwe. Mbabarira winyambura umunezero wanjye rwose mama, kuko nanjye nagerageje kuguha umunezero wawe uko bishobotse kose. Mama we ati uretse kuzarenga ku murambo wanjye gusa napfuye, ntabwo uriya mukobwa azongera kwinjira hano ukundi. Navi rero yahise asohoka yiruka maze ajya kureba nyine Hamika, gusa yageze iwe asanga ntawe uhari, yihuta ajya kureba inshuti ye. Agezeyo inshuti ye yamubwiye ko atigeze ahagera, ariko nyamara yari ahari, ahubwo yaragiye yifungirana mu cyumba maze abwira uyu mushuti we ko nta muntu n'umwe agomba kuzabwira ko ari hano. Yaramubwiye ati n'ubundi byose birarangiye, ngomba kwiyakira, nta hazaza hahari hagati yanjye na Navi, icyiza rero nuko natangira kwiyakira kano kanya. Umushuti we rero nawe yamugiriye ibanga maze abwira Navi ko rwose uyu mukobwa atigeze ahagera, ntawe uhari. Navi we rero agahinda karagiye karamwica ku buryo yicaraga maze akarira nk'agahinja, ntabwo yumvaga ukuntu noneho atazongera kubona Hamika kubera ko yari yamushatse n'ahantu hose yamubuze. Yabwiye mama we ati ariko mama, none Hamika yaba yiyahuye wazankizwa n'iki? Mama we ati ni akazi ke, ntabwo rwose ubuzima bwe bundeba, yikorera icyo ashaka cyose. Ibi byababaje rero cyane Navi, dore ko rwose atongeye no gukora ku mafunguro, kurya yarabyanze, kunywa arabyanga, buri kintu cyose yaracyanze. Yabwiye mama we ko ibyishimo bye ari Hamika, none niba bamumwambuye ko nta mpamvu n'imwe rwose afite yo kuzongera kwishima. Mama we ati ariko mwana wanjye, ko wagira ngo uriya mukobwa yarakuroze, urumva wifuza kuzabaho umeze nk'aho uri umuseribateri ubuzima bwawe bwose? Urumva utifuza kuzampa umwuzukuru se? Si wowe wambwiye ko papa wawe yifuzaga ko umuryango wacu wakwaguka, hanyuma rero urashaka ko umuryango wacu urangirira hase? Ntabwo bishoboka, si ibyo nkwifuriza. Ndifuza ko wazashaka umugore nyine ugukwiye, umugore uzagufasha gutera imbere ndetse akagufasha no kwaguka. Navi rero we ntabwo yasibaga kwa wa mushuti wa Hamika kumubaza niba hari amakuru mashya yaba yamenye.
Naho rero uyu mushuti wa Hamika yamubwiraga ko rwose nta kintu na kimwe yamenye, nyamara byaramubabazaga kubona ukuntu uyu musore atahasiba, kubona ukuntu yishwe n'agahinda, kubona ukuntu mu maso ye hijimye, nyamara yari umusore wahoraga yisekera, wahoraga atera burage, wahoraga yishimye. Yagiye mu cyumba rero abwira Hamika ati ariko se koko ko nshimye nyine mama wa Navi yakwirukanye, navuye kubera icyo uri kumuha igihano kandi nta ruhare yabigizemo, uriya musore aragukunda. Naho Hamika ati rwose nanjye si uko namukunda, ariko nanone ngomba kumwikuramo kubera ko nta hazaza rwose dufitanye. Ibyo ari byo byose mama we yaranyanze, ntabwo rero bishoboka ko twabana mama we atanshaka. Uko byagenda kose nawe azagira aho anyange nyine, ngomba rero kwiyakira kandi nawe nkamureka nkamuha umwanya maze akanyibagirwa. Navi noneho yaragiye ajya mu rugo iwabo maze yifungirana mu cyumba. Yaragiye arafunga yanga kugira umuntu n'umwe afungurira. Mama we agakomanga ariko Navi akamwihorera. Yaramubwiraga ati genda rwose, ibi nibyo wanyifurije, reka rero mbeho ubuzima wifuje, umunezero wanjye warawujyanye, ubwo nyine ndeka mbeho njyenyine kandi mbeho mu gahinda nk'uko nyine wabishatse. Mama we yatangiye kubona ko ibintu byahinduye isura, ndetse atangira kubona ko umwana we rwose atameze neza, ko ndetse atarebye neza yakwiyahura. Yatangiye kujya amwinginga ari inyuma y'urugi ati mbabarira mwana wanjye umfungurire maze rwose tubiganireho twitonze. Navi nawe ati ntagufungurira ntacyo byamara, kubera ko umukunzi wanjye yarangije kugenda kandi yagiye ahantu ntazi. Ntacyo rero wakora ngo umugarure kuko ntiwamenya aho ari, nta n'icyo wakora kindi. Mama we rero yatangiye kwicuza impamvu yirukanye uyu mukobwa. Yaratekereje ati nubwo rwose yari yarambeshye, ariko ahari nari kumureka aho kugira ngo umwana wanjye yicwe n'agahinda gutya. Hamika rero we yakomeje kunanirwa nyine kugira ikintu na kimwe ashyira mu nda, yakomeje kumva amaseseme, akomeza kumva atameze neza. Byageze aho rwose ubona ko noneho nta mbaraga afite ndetse ameze nk'umuntu warembye. Umunsi umwe rero yarahagurutse agira ngo nibura ajye gukaraba, ariko yahise azengera maze aba yikubise ku gitanda. Ibi bintu rero byateye ubwoba cyane uyu mushuti we, ndetse rwose agira ngo noneho arapfuye. Yahise afata telefone maze byihuse ahita ahamagara Navi ati mbabarira umfashe tumujyane kwa muganga, ubwoba buranyishe, ndabona rwose noneho wagira ngo arapfuye. Navi rero yaje yiruka, akimukubita amaso amarira yarisutse, ariko nanone arikomeza nk'umuntu w'umugabo. Baramuteruye rero bamujyana kwa muganga. Bamugejejeyo bamuryamisha ku gatanda, ntabwo wabonaga rwose ameze nk'umuntu waguye muri koma. Muganga yatangiye kumufata ibizami ndetse atangira no kumuha uduserumu, dore ko nyine yari amaze igihe kinini cyane nta kintu ashyira mu nda, bigaragara ko yari ameze nk'uwishwe n'inzara, nta n'imbaraga na nkeya yari afite. Navi rero yari ahangayitse ategereje nyine kumva ibisubizo muganga ari buze kubaha. Mu mwanya muto muganga yaraje maze batangira nyine kumwegera bati muga tubwire afite ikihe kibazo se, araza kumera neza, urabona aza kuzanzamuka, urabona aza kuvayo. Naho rero uyu muganga ati hoya mwihangayika, yazize nyine kumurangarana kubera yuko yishwe n'inzara, amaze igihe kinini cyane atarya kandi nyine yari akeneye kurya birenze ibikenewe. Ahubwo se ninde mugabo we muri mwebwe? Naho rero hari kubera ko nyine hari Navi na wa mushuti we, Navi yahise avuga ati ni njyewe mugabo we, ahubwo mbwira muga none se araza kumera neza? Muganga ati yego araza kumera neza, ariko sinumva impamvu umuntu nkawe yarangaranye umugore we kugeza n'igihe arinze kubura amaraso. Umubebe aba akeneye ko rwose umuntu arya akarya neza bihagije. Bose bararebanye bahita bavugira rimwe bati umubebe se kandi uvuye he? Nawe ati cyane, ati kubera ko ubu rwose tuvugana uyu mubyeyi aratwite inda y'amezi 2, hanyuma rero yamaze igihe kinini atarya, niyo mpamvu yabaye gutya. Naho rero Navi ati oya ntabwo bishoboka, kandi muganga yaratwibwiriye ko bidashoboka kubera ko nyine yagize menopause iri avance. Naho rero uyu muganga ati ahubwo se uwo muganga wababwiye ibyo ni umuganga wa hehe? Oya rwose ntabwo ari byo, kubera yuko rwose aratwite kandi nabyiboneye n'amaso yanjye. Mu kanya gato rero Hamika yari amaze kuzanzamuka,
Akizanzamuka rero Navi yahise amwegera maze aramuhobera, yatangiye kumusomagura aryamye ati sheri, wabyumvise nawe? Wabyumvise se ko utwite? Wabyumvise ko noneho abana tugiye kuzababyara ba bandi bose wifuzaga? Hamika yahise amubaza ati njyewe ntwita? Naho rero Navi ati muganga aracyahari rwose nabikwibwirire. Muganga rero nawe yakomeje kubimubwira maze Hamika arishima. Navi nawe ibyishimo byari byose na wa mushuti wabo bose nyine byari byabarenze kubera yuko byari ibintu kandi bibatunguye. Navi rero yahamagaye mama we kubera ko yari yamubwiye ko noneho umugore we rwose ameze nabi. Yaramuhamagaye amubwira ko noneho bameze neza ndetse anamubwira byose uko bimeze. Mama we nawe kubyumva byaranze agira ngo ahari barashaka kongera kumubeshya, ariko yaravuze ati nibashaka bambeshye ni akazi kabo, icyangombwa nuko noneho umwana wanjye ameze neza, dore ko yari yaranze kumuvugisha igihe cyose yari yarabuze Hamika. Yarorohewe rero maze barataha bajya mu rugo. Gusa nyine yavuze ko agomba kuzashaka nyine wa muganga wamubwiye bya bindi maze akamubaza uko byagenze. Gusa nyine yibereye muri telefone ye ari mu mayimeri ye, dore ko ataraherutse kuyasoma, yaramaze igihe kinini cyane adasoma imeri ze. Yasanze harimo mesaje yohererejwe na wa muganga wamufashe ibizami. Uyu muganga rero aramubwiraga ati ndakwinginze umbabarire nubwo bikomeye kuba wambabarira, kubera yuko nakoze ikosa rikomeye cyane maze ibizami byawe mbihinduranya n'iby'undi muntu, ariko mu buryo ntari natekereje. Muri iriya minsi nari mfite stress zikomeye, nari maze iminsi mike cyane mbuze umufasha wanjye, umugore wanjye yari yaritabye Imana. Hanyuma rero mu mutwe wanjye ibintu byari byarivanze, kubyakira byari byaranze ku buryo nyine ntabashaga kuba concentré ku kazi. Ndabizi neza si ubunyamwuga, ibyo nakoze rwose byanampanisha bikomeye, ariko ndakwinginze umbabarire, ntabwo ngikorera kuri bya bitaro, nabivuyeho rwose. Ariko nanone uzamenye yuko nyine nabyitiranyije, wowe uri muzima cyane, biriya bisubizo naguhaye byari iby'undi muntu. Yarebye rero iyi mesaje maze asanga uyu muganga yayimwoherereje ku munsi wa kabiri avuye kuri bya bitaro, ariko ntiyigeze asoma amayimeri icyo gihe cyose. Yahise abwira rero Navi ati sheri, tekereza ya marira yose narize, tekereza ya majoro yose naraye, nyamara burya nari muzima, nararaga ndira, nyamara mfite ibisubizo by'undi muntu. Navi rero we yaramuhobereye aramubwira ati ni ukuri nari nzi ko ahari Imana izadukorera igitangaza, ariko sinari nzi inzira bizanyuramo. Gusa nyine buriya cyagiye impamvu wari warabuze imihango, ahubwo nyine wari warasamye ariko ntitwigeze tubimenya. Gusa umbabarire rwose kuba waranyuze muri ibi bintu byose, umbabarire ku magambo mama yakubwiye. Naho rero Hamika ati hoya, nta mpamvu rwose yo kunsaba imbabazi, kuko wowe wabaye umugabo w'indashyikirwa, wambereye inshuti magara, mbese wambaye hafi. Wowe nta kintu na kimwe ngushinja, warakoze ahubwo kunkunda no kunyihanganira, kuko no mu gihe byari bikomeye ntabwo wigeze umva iruhande. Buri gihe cyose wakundaga kunkomeza ndetse no kumbwira ko uzankunda ibihe byose. Barishimye rero maze nyine bumvikana ko bagiye kubiserebura. Naho rero mama wabo we yabwiye nyine Hamika ati umbabarire mwana wanjye, umbabarire kubwo ibyo nakoze byose, umutima urandya, ndetse rwose ntabwo nabaye umubyeyi mwiza. Ibyo nashingiragaho byose sinakabaye narabishingiyeho, nakabaye narakwakiriye uko uri, nakabaye kandi naragukunze ntitaye kuri buri kimwe, kubera kuri urukundo rw'umuhungu wanjye. Kandi nyamara ibyo umuhungu wanjye akunda byose ngomba kubikunda, ndetse ngomba kumuha uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka. Gusa ni ukuri umbabarire, ariko guhera uyu munsi mbahaye umugisha wa kibyeyi, muzabyare ndetse munuzukuruze. Kano kanya rero Hamika yarishimye, kuko ni iki yari ategereje ku mubyeyi, yari ategereje umugisha wa kibyeyi, yari ategereje ko umunsi umwe azamubwira ijambo ati ndakwemeye. Bose hamwe rero uko ari batatu barahoberanye, maze Navi abwira mama we ati mama, noneho rwose ubundi proud yo kwitwa umuhungu wawe, kandi ndakubabariye ku byabaye byose, ikindi kandi ndagukunda, ariko nanone ujye uzirikana ko nkunda Hamika cyane, ari ubuzima bwanjye. Twabyara tutabyara, twakira tutakira, ubuzima bwose tuzabamo
nzahora mukunda ibihe byose. Mama we ati nanjye mwana wanjye ndagushyigikiye. Hamika nawe ati nanjye ndagukunda cyane mugabo mwiza, kandi warakoze kunyihanganira no kumbira iruhande. Naho rwose mama, amagambo nari ntegereje ubuzima bwanjye bwose ni ukumva ko duhaye umugisha wa kibyeyi, ni ukumva ko twemereye ko dukundana kandi tugakomeza kubana. Mama wabo rero ababwira ati ahubwo nyine nanjye tugomba kujyana, kubera ko tugomba noneho guserebura turi kumwe, atari uguserebura gusa ko twongeye nyine guhura nk'umuryango, ahubwo tunaserebure ko turi kwitegura kwakira undi muntu ugiye kungura umuryango wacu. Naho rero Navi ati cyane rwose ibyo ni byo. Inkuru yacu rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.